ntabwo twebwe duha agaciro ibintu byabuze. Kagame, tu te prends pour qui? T'es qui, toi? Genda umuntu w'amagufa sindagutinya jewe, sindinya u Rwanda. Kikaza hano ngo Kagame, wewe Kagame, mvuze kaga, uyu murabona ari umuntu uri hano. Umuntu nk'abandi bantu, nta muntu muzima w'umubyeyi waza hano ngo arodoke. Ariko kurodoka bibamarira iki? Iminwa yanyu mwayihinduye tuwarete. Kibabaza kimbabaza cyane nuko muza mukamoka hano, nta bindi muraza kaza ngo Kagame watika kuvuga Kagame, muza hano mukavuga ko mwishakiye. wewe Kagame, mvuze kaga, ndabisubiyemo Kagame, ntabwo ibyo tubishaka hano mu Rwanda. Kuvuga Kagame muza hano mukavuga iryo zina Kagame, umuhindura mukaza mukarivuga uko ritari. Ibyo bizabakoraho. Ariko njye nibaza umuzimu nkawe ukaza hano, ariko nta yindi shusho muzabonamo umuntu wabuze. Ikintu cyabuze gihagaze, kikaza mu isura y'abantu, kikaza hano kikabira ngo Kagame. Kuvuga Kagame ntabwo ari byo bizaguha amasereka wabuze yo konsa ibyana byawe. Kuvuga Kagame ntabwo ari byo bizaguha imihango wabuze. Ibyo byose rero niba ari byo wabuze, ukaza kuntura umujinya hano, ukaza hano ukaza gutura umujinya u Rwanda, ibyo ntacyo bimaze. Niba warabuze imihango uzajye kwivuza, niba warabuze urupfu uzajye kwiyahura. Ntabwo twebwe duha agaciro ibintu byabuze. Guta ikibore kikaza hano, kikaza kikigira ikintu kizima, kikaza kikavuga ngo Kagame. Ubwo bugoryi muzana hano muzatabure ba sokuru banyu, mubibabwire, cyangwa mushyimwe mu gikuzimu aba ariyo mubikorera. Twebwe biratubabaza iyo tubonye ibibore bivuga kuri perezida wacu. Umva nkubwire rero wa kigorewe, usa n'umuzimu, wagira ngo wapfuye kera waranaboze. Niba waraboze rero uzanukira igihugu urimo. Ntabwo u Rwanda dukeneye kunukirwa
n'abapfu bameze nkawe baza bavuga u Rwanda nabi. Attention, nubigira kubera u Rwanda, ukorera abandi, abazungu barumariza. Entendu, navuze Kagame, jewe sindamutinya. Imana yo mwijuru. Koma, Imana, le grand Dieu, le tout puissant. C'est la shit. Il est en train de tomber. Hariko aragwa. D'ailleurs, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Tout simplement, le grand Dieu, on ne touche pas. Oui, Imana. Il t'a qu'à répondre.